kantangire akoze biterwa n'iyariyo hari ushobora gukama igateka ifite amezi 6 hari ziteka zimwe ifite amezi 3 4 biterwa n'iyariyo mumpereze biterwa n'iyariyo yego ari nishobora kongera cyangwa mu birure ari ishobora kongera kubyara igikamwa mu birure twongeye kubasuza nanone inshuti bakunzi ibacu amahoro y'Imana abane namwe noneho twabazaniye ibidasanzwe nyuma yuko tugiye mu karere ka Rutsiro ariko mu murenge wa Ruhango ubu noneho turi mu karere ka Rutsiro nanone ariko mu murenge wa Nyabirasi ahamenyerewe muri Mubuga ariko nanone benshi bazi ku ntebe y'ingwe ku ntebe y'ingwe hari amateka menshi ku ntebe y'ingwe hari amateka menshi muri cya gihe cy'abacengezi haba umusirikari haba umucengezi wari uhari haba umuturage wari uhari ahafite amateka ariko nanone amateka mabi yo ku ntebe y'ingwe ubu ntabwo akiri mabi kuko hari inka nziza hari urwuri rwiza amata ava ku ntebe y'ingwe ni amata aryohera buri wese aha rero icyo tugusaba ni ukugira ngo udukurikirane aho uri hose ku isi haba ku migabane yose yo ku isi uri muri Amerika abari Washington abari Texas abari muri Canada abari i Burayi abari muri Australia ndetse no muri Afrika abari mu Rwanda mwese katubararikire iki kiganiro kandi twizeye ko kiri buze kugira gute kubashimisha kugira ngo tugere hangaro tuba twakoresheje imbaraga nyinshi kubera ko ibaze nawe kuva kuri kaburimbo ahantu bita kuri Mahoko ni mu karere ka Rubavu ukaza muri Rutsiro kuko kugira ngo ugere hangaha bisaba byibuze amasaha 4 ugenda n'amaguru ariko nanone tuba twaje kugira ngo tubafashe kugira ngo murebe ibyiza mubone ibyiza kandi bibashimisha ahangaha rero icyo tugusaba ni gukora subscribe ikindi cya kabiri ni kugira ngo dukurikirane 7 kuri 7 cyangwa 10 ku 10 kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi ukore na like aha rero turi kumwe no mugabo araza kuza kwivuga ntaga ninge uri umuvugi murabizi yuko iyo tugiye kwivuga icyo duheraho ni ibisekuru kandi ni umuco nyarwanda ngewe rero ngiye kubivuga iyo ngiye kubivuga najye mpera ku gisekuru ngewe ndatangira uwo muri kumwe ninge Maisha Patrick wa Ntaganda wa munyamatete wa Mujara wa Senjishi wa Muhamyambuga wa Mpumuro wa Runyoni wa Ngabo wa Fati wande wa Mucocori ndakeka rero mwaramutse neza ujye gutangira utwibwira nkuko nivuze nawe ni kuri bwivuge yego nitwa Vema Jean de Dieu wa Rutebuka Damien wa Mirimo bakomeza kugera kuri Sabihira wa Mucocori murakoze ngewe mwabyumvise yuko burya abanyarwanda tuba duhuje byinshi nageze kuri Mucocori nawe ageze kuri Mucocori ubwo Mucocori no wande Mucocori nuwa cyamata ndahiro cyamatare ndakeka ubundi bakomeza abami bayoboye u Rwanda ariho turi mu muco nyarwanda mwamwumvise ni Vema Jean de Dieu ahanga turi ni hagana hano duhagaze hano bundi bahita ku Mutunda undi ni uyu musozi uyu nguyu wareba hakurya ukabona uriya musozi bita Bitenga hariya iyo hageze uhabona n'ikibuguzo cy'umwami wazamuka hano haruguru y'iri shyamba haruguru ureba niho bita rero ntebe y'ingwe nyirizina
ese naye mateka wenda tuzi ahantu bita ku ntebe y'ingwe nge ntabwo nari nzi ko ari ahangaha naje nzi ko nje mu nka nje kwiga gukama nje kwiga ku amazina y'inka ndetse n'iki n'amabara y'inka ese hari ahantu habereye ibiki urakoze cyane aharuguru nk'uko wabivuze habaye igihe cy'abacengezi urabizi hari umucengezi ukarishye cyane kubera hatagira n'umuhanda byari bigoye kugira ngo n'imodoka zihagere ahangaha rero habaye intambara ikomeye ku buryo wabonye wa muhanda aho hakurya hariya niho habaga ibifaru ibyo byitwa ibifaru imbunda z'imisahada zarasaga zohereza ahangaha hejuru haruguru yacu hari ariyo mpamvu abantu bahazi cyane bahazi nk'ahantu hafite amateka ku mucengezi ariko ubu ngubu byarahindutse yego ubu ngubu byarahindutse ngira ngo turahabona inka nziza cyane ese wenda ahangaha inzuri cyangwa se ibikuyu mubona hari akamaro bibafitiye cyane cyane usibye nk'uko wabivuze hari inka iyo uvuze inka wumva amata usibye n'ibyo ngibyo ni ahantu hafite ubwiza nyaburanga urumva akayaga gahari k'imusozi by'ukuri nk'abantu batuye mu migi cyane iyo bumva barushye mu mutwe baraza ahangaha bakicara mu bikuyu bakanywa amata bagatarama ukumva bagaruye ubuyanja njyewe mwabyumvise rero uyu ni Vema Jean Dodier aratubwiye ati iyo abantu bananiwe mu migi cyangwa se baba bari muri za modoka nyinshi ahangaha nta rusaku rw'imodoka ushobora kuhumva nta rusaku rw'indege hejuru mu kirere ushobora kuhumva ikindi nanone ni ahantu hatuje njya murimo murabyumva ako kayaga ukuntu kagenda twaje ahangaha muri Mubuga nta kindi twaje kugira ngo dukurikize cyangwa se tugaragaze umuco wacu umuco w'abanyarwanda reka dukomeze ngira ngo rero ahangaha murabona yuko turi gukama tugiye kubaza ibibazo bitandukanye bijyanye no gukama reka tumubaze rero uyu muvandimwe wacu tungiye mikoro turajya tukubaze aho ngaho murimo murakora ibiki turakama gukama ese bakama bate ubundi iyo ugiye gukama ushyiraho inyana ikonka ugategereza ku ireta hari icyo bita umuramba murabona irajishe reka tukubaze ese ibyo ngibyo urwo turi kubona urimo kugiye gukama vuba vuba babyita ngo iki ibi ndimo nkora babyita kuvuruganya aha turabona inka wayiziritse ese kuki niyo mpamvu uba wayiziritse ntabwo babyita kuzirika babyita kujisha aha kujisha bivuze ko rero bana bamwe bavugaga bati inka barazizirika oya ntabwo ari ukuzirika ahubwo babyita kugira gute babyita kujisha aha uwo mugozi se wo bawita ngo iki ntabwo witwa umugozi bawita umuramba cyangwa injishi nangwa se injishi
aha turimo turabona rero hari akantu kameze nk'akuma niba ari agasafuriya ntago mbizi ese ako kantu urimo gukamera ko bakita ngo iki? ni icyansi ariko ni icyansi gitandukanye kitari icya kinyarwanda. Iyi bayita rweru. Bayita rweru. Reka tukubaze, turimo turabona ukubita, urimo urakubita ako gaka gatoya, niyo mpamvu uri kugakubita? Iyi ntabwo ari aka gato, ni inyana. Ndagira ngo mbone uko nkama amata aboneke. Amata aboneke. Ese babyita ngo iki kugakubita? Babyita kwimira. Babyita kwimira. Abana rero mwabyumvise yuko ntabwo inka bayikubita cyangwa se bayibuza konka, ahubwo babyita kwimira. No kwimira. Reka turebe noneho dukomeze turebe aha ngaha turimo turareba niki ni ifuro. Tumenyereye ifuro rya omo, tumenyereye ifuro ryandi dukinisha. Ese ibi ngibi byo ni ibiki ndi kubona? Ko ndabona wakamye amata yaje ariko hejuru ndahabona ifuro. Ni ifuro ry'amata. Ni ifuro ry'amata. Yego. Turabona baraguhereje usutsemo. Ese ibyo babyita ngo iki? Ntabwo babyita gusuka, ni ukubuganiza. ngira ngo mwabyumvise rero ngo ntabwo ari ugusuka, ni ukubuganiza. Iyo kuzaniye se kiriya cyansi, ni ukuvuga ngo byo babyita ngo iki? Guhereza. Abana rero mwabyumvise aravuga ati ibyo byose ni umuco nyarwanda. Inka iri mu muco nyarwanda, nta kundi. Ni ukuvuga ngo ibi byose mubona nibyo bakoresha. Ejo utazavuga ukabivuga nabi, nabyo bigira uburyo bivugwa. Aha, reka nkubaze, ese bamwe nahoze mbona bakamisha za rweru, weho icyo cyansi urimo gukamisha bakita ngo iki? Bakita agakebe. Agakebe gakoze mu ki? Gakoze mu giti bita umusave. Umusave. Yego. Ese akandi ko kera bakoreshaga? Yego. Bakoreshaga agakebe, bagakoresha ingare ziva mu mugano, bagakoresha udukongoro. Ndimo ndareba urimo urakama, nyamara iyi nka nta kanyana kayifite. Ese byatewe n'iki? Bakoze iyi ngere rero bayita isuri. Icyayi gishobora kuba cyarapfuye, cyangwa baragikuye hari gikuru, igakumye gakama. Iyo bagikuyeho se ntabwo ihita iteka? Oya, yamenyereye ubusuri, ikama ubusuri, ikama mbese nta cyayi ifite, iyo bita ubusuri, karyoshya amata. Yego. Ese inka iteka igeze mu gihe kingana iki? Mu gihe kingana iki? Akoze biterwa n'iyo ariyo. Hari iyo ushobora gukama igateka ifite amezi 6. Hari iziteka zimwe ifite amezi 3, 4. Biterwa n'iyo ariyo. Mumpereze. Biterwa n'iyo ariyo. Yego. Ari nishobora kongera cyangwa mu birure. Ari ishobora kongera kubyara igikamwa? Uze mu birure. Yego, ntago numvise ikibazo. Ari ishobora kongera kubyara igikamwa? Abari kuyica kuko bituma itagira amata, ikabyara ibyarana amata. Ibyo byiza rero. Ibi ngibi mukoze byitwa ngo iki? Kubirura. Kubirura so bikora ari uko byagenze ute? Ari uko icyansi cuzuye.
urampereza aya mwampaye karwero mume karwero kama wuzuze agere hejuru iri furanya mbona bari rigirahira Ushaka kujyana ibyo ngibyo bakaba baragatwaye duhereza genda